mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Lucas amaze gukubita mama w'urushyi rwiza. Jinta arimo amubwira ati sigaho, undi atoya reka mama muhe isomo ararikwiriye. Ese aho ngaho yaje kumvira umugore we nangwa yarakomeje. Inkuru yacu rero n'ubundi reka tuyitangirire mu rugo kwa Lucas. Lucas arimo kubita mama we, umugore we ari kumwinginga ariko rwabuze gica. Ni Murati biramucanga n'umujinya mwinshi, aragenda agafata umukoropesho araza akawukubita uwitwa Lucas. Lucas aramwitegereza akamureba akavuga ati reka nkubwire rero wa mukobwa we, ushobora kuba uri muri seshyibi ziri muri iyi nzu nanjye ntabizi, kuko uburyo ubanyemo na mama ntago waba utari umugome. ngo uba ufite ubugome nk'ubwa mama, ngo hanyuma wisanga uri inshuti na mama bigeze ahangaha. Ntago nabyumva, sinanabyizera yewe. None uratinyutse unkoraho? Lucas afata ni Murati yajya kumukubita. Jinta akamubwira ati ariko sebe abantu bose uri bubakubite, nakwinginze wananiye, kuri iyi nshuro niwongera kugira uwo ukubita ndasohoka nigendere. Niwongera kugira uwo ukoraho njyewe ndi bwigendere. Urabizi sinkunda amahane, ntabwo nkunda ahantu hari intonganya. Ibyabaye byabaye kandi ntabwo mbyitayeho. Lucas ati babe, banza umbwire habaye iki? Undi ati be nibyo wenda ndimo ndava, ndi kuvira ku nda, ariko ntabwo ari ngombwa ngo ugende ngo buri muntu wese hano ujye ukubite. Ibyabaye byabaye. None se urabona biri buze kurangira gute? Ntabwo biri bukureho ikibazo mfite, nubwo amaraso ari bukame sindi burekera aho ngaho kuva. Please mbabarira, mfatanya n'ibibazo mfite. Jinta atangira no kurira. Nubwo ati Lucas mugabo mwiza kandi nkunda, ese tujye dutera natwe twitere? Ibi bintu nari nabigize ibanga, nacecetse ariko wanze kunyumva. Sinashakaga ko hari n'uyu n'umwe umenya ibyo ndi kunyuramo. Nari nacecetse, nawe nanze kuguhamagara ngo ukure umutima, none ndebera ibintu byose urabyishe. Ntabwo nitaye ko hari umuntu waba uri inyuma y'ibi byose, kuko sintekereza ko byapfuye kwizana. Ntabwo ari ubwa mbere nari ntwise, nzi uburyo umubyeyi yigengesera. Ariko wowe naho wakihanganye, uburakari bwawe buganje ukwihangana kwawe. Ndabizi byose ubikoreshwa n'urukundo nkunda, ariko nawe urajya unyumvira. Njye nkubwira ngo reka iki, nawe urajya ukireka. Lucas yitegereza umugore we, kareba uburyo ari kurira, akamuhobera, akamubwira ati babe mbabarira. Nanjye ntabwo ari njye, hari igihe biba byandenze, hari igihe biba byanshobeye, hari igihe biba byancanze, ariko ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose n'ibyanjye byose.
n'intekerezo zanjye zose, niyo mpamvu iteka mba numva mpangayitse natuje. Jentahira kagafata umugabo we, akaboko bakazamuka bakigendera. Mama Lucas ahera akaseka kavuga ati nubwo nkubise ntacyo, inkuru nziza nayumvise sha. Wenda ni Murati bahera ko bishima, akavuga ati wow, mugambi wacu twawugezeho. Ese burya yagiye arifungirana, ari kunyura muri ubu buribwe bwose, ari kuriya mugore ni iki? Mbega umugore, habe no gutaka, habe no gutabaza. Cyaze ndumiwe. Ni Murati ati uyu mugore ntabaho mama. Uziko nanjye ntunguwe. Ako mama nari mfite ubwoba, nari nzi ko Lucas atwishe. Ati n'ubwa mbere nabona umwana wanjye arakayikuriye. Ati ngiye kubona mbona neza abaye nk'igikoko, mbona umujinya urazamutse, atankubise urushyi mbona neza umuriro watse mu maso. Mu mutima navugaga tumva ko nigenje, noneho umwana nibyariye araje anyica. Ati buriya nari nabuze icyo mvuga ngira ngo yabimenye. Undi ati mama, ibintu byose twakoze nta muntu n'uyu n'umwe waturebaga. Barimo babivuga, umukozi anyuraho agaseka. Yarangiza ati nta muntu wabarebaga, tuzi ko mushirika n'ubute. Byose mukora muri uru rugo mba mbireba. Njya ndeba uburyo mabuja ari umwana mwiza, mba numva byose nabimubwira. Ariko nanone ntago ngira ivuze. Mabuja wanjye tuvugana ibintu by'akazi, haramo umwanya ngo tuganire, ariko aramutse ampaye umwanya akanyumva byose nabimubwira. Mukecuru atumva ko nako wamubwira ibiki se, wabonye iki washyano? Ndatunuka uko ushaka mukecuru, ariko ndabizi neza ko ari wowe wahumanyije iriya Joyce. Naratekereje ngo ninyimena sindi bubone ibisobanuro ntanga. Ngira ngo ahari nzakomeza mucunge, sinzatuma yinywa. Cyane ko akenshi ari njye umusukira Joyce. Nari nzi ko nzakora uko nshoboye, ahari wenda nkayiterura, namara kuyiterura nkayijyana nkamubeshya ngo yose yamenetse. Ariko ubwo yanywaga iriya Joyce ntago nahabereye igihe, nta nubwo yigeze amamagara ngo abe ari njyewe uyimushyira. Yagiye arayisukira. Iyo aza kuba ari njye sinari gutuma yinywa. Ahubwo nuko bitashoboka ngo nyifate nyinyweshe mwembi babiri, nabura namwe munywe ku byo mwamenjeriyemo. Ahari wenda namwe mwanyura mu buribwe nk'ubwo yanyuzemo. Ese ubundi mabuja ko ari umwana mwiza, kagira umutima mwiza, ubundi mumuhora iki? Ni Murati atumva se house girl we, icyo ushinzwe muri uru rugo nta kazi ko muri uru rugo, nta bindi ntago bikureba. Ibyo muri uyu muryango ni iby'uyu muryango. Undi ati se wowe ko numva wishyiramo uri uwo muri uyu muryango ra? Amakuru mfite ko nta n'icyo mupfana, ahubwo wowe wizirika. Aseda ufite imyaka ingahe? Warihebye, waragumiwe ku buryo wizirika ku mugabo ufite umugore? Erega wanze kuva muri uru rugo. Undi ati ntumenyere, kuko umenyereye nakwereka icyo ndicyo. Undi ati aha nihitiraga da. Undi ati ariko mukecuru, undi ati umukecuru ni nyoko wambambariwe. Ahera kagaseka. Undi ati nuko uko ushaka, nibyo ndabyemera, ndi house girl hano. Nta n'icyo mvuze nava hano nkagenda, sindi n'umukozi kamara muri uru rugo. Ariko mukecuru, ushatse wareka gusaza wanduranya.
ushatse wareka ubugome n'ubutindi bwuzuye umutima wawe. Uwo mukobwa aragushuka, ushobora kuzicuza, ibyo ukora byose bitagishoboka, amazi yararenze inkombe. Hama nawe ni mura, erega nawe uri umukobwa, uzabona, ushobora kuzashaka ukisanga mu muryango. Ugukora nk'ibyo bakorera Jenta, nangwa se uwo witanya ko bukwe umunsi umwe akazaguhinduka waramaze kubyara. Harya ngo uratwite, mawe yase reka nigendere utaza kugira icyo uba ukananeza boss ngo nagusagariye kandi umutwitiye. Gusa nyine mujye mumenya ko ibyo mukora byose mba mbareba. Njyewe baramutse bamumagaye nabashinja pe. Tugaruke kuri Lucas ndetse na Jenta. Lucas aba ari kubwira umugore we akambwira ati be basi se tujye kwa muganga. Ndatoya tujye kwa muganga kwenda yiki, undi atari kufite ikibazo. None se uragira ngo umwana wacu avemo? Jenta ati Lucas tuza, umwana wanjye ntacyo ari bube, undi atari kuri kuva. Undi ati yes of course, yego byabaye ariko byakana. Lucas ati ngo iki? Ibintu uri kumbwira ntabwo byumvikana. Amaraso se yakamye ati uburiri bwose bwuzuye amaraso, none uri kwifata ukambeshya ngo iki? Undi ati Lucas ndagukunda urabizi, uri umugabo wanjye, nta kintu n'iki na kimwe naguhisha. Amoki nibyo reka nkubwire ukuntu byagenze. Ndageze hano ndi muzima nta kibazo mfite pe, mbona ibintu byose ari amahoro, ntago nzi ukuntu byaje kugenda. Nagiye kumva numva mu nda hatangiye kundya, ndebye mbona amaraso atangiye kuza, ubwoba buranyica. Icyo nakoze nasenze, ndavuga ni Imana kuri iyi nshuro ahantu nta namwe ndi bujye. Byose nabikoze kuko nari ndambiwe guhora niruka kwa muganga, ndambiwe guhora mu bitaro. Ese mu bitaro ni mu rugo? Naryamye ndimo mva cyane mvuga ni Imana, aya maraso nutayakamya nta kibazo nshiremo mpfe. Numvaga byose mbirambiwe. Lucas ati ngo iki baby, uratangiye kandi watinyutse utekereza gupfa? Urumva ntabwo bufite? Urumva ushaka kongera kunsega? Babe, kuki ibi byose uba watumye bikubaho wenyine koko? Kuki utampamagaye? Ndaterega simba nshaka kuguteza ibibazo, kandi I will never do it again. Ibyo mbona ari ibibazo bito bito nzajya mbyihandurengera. Ndatayo ariko byose njye nawe tugomba kubinyuranamo. Basi ibyo udashoboye kumbwira jya wegera musaza wawe, wabwira Bob, wabwira Robinson, na mama wamubwira. Jenta atari kuzikuza ubwenge we. Hanyuma mbibwire Bob nangwa mbwire Robinson, none uri no kumbwira mama. Urumva abo bose baceceka n'uburyo bagukunda, ariko uzi ko wikunda di. Ayinya, ndabizi ko Robinson ari inshuti yawe yakadasohoka, noneho mama wagukunda nk'inkimwe kubera ntose nturi umukumwe rukumbi, nta wundi ategereje.
Bob we musigaye muri inshuti muri nk'agati gakubiranyije. Yego ye, umva kubitsa abo ngabo ibanga ni nko kuba urundi bitsa. Rero byongeye ibintu byambayeho, natinzwa no kubibabwira no guhera ko bakubwiye. Gusa nyine be cyagiye wambyutsaga ubwa ngo reka nkure amashoka, narebye mbona ntago nkiri kuva byakamye. Ndaturishuwa ndate cyane ntibujya ndakubeshya. Okay, reka ngende njye mu basing room noge tutegereze turebe. Lucas atoya turajyana tugende njye kwita ku mugore wanjye. Bajyana mu basing room akuhagira umugore we, ari nako baganira bacishamo bagaseka. Ni Murati na mama Lucas byose baba babyumva, mujinya ukabica. Ndatari kubunda babashenzi bakundana gute. Nabuze ikintu nzakora ngo nabura mbaremo mu mwiryane. Ni Murati ati ngo iki? Burya nawe birakubangamira nk'uko bimbangamira. Ariko mba numva nshaka kuzabona umunsi Lucas azagirira nabo umugore wenda nabura akamukubita nka rwa rushyi yagukubise. Ndataha icecekere muko uraseka ari nk'amata y'abashyitsi. Ura wamukoraho n'umugabo umenya hari niyo yakora icyaha kimeze gute, umenya Lucas atanamukoraho. Ati wagira ngo kari agakobwa karamuroze, tutako nakagoro ubundi se n'umukobwa we. Ni Murati atari kubundi mama twashatse ibintu duhereza Lucas akabirya neza neza agahurwa umugore we burundu, akagenda kanga jinta hahandi azajya amubona akamubonamo ikibi. Ndati ibyo bintu tubikoze byashoboka se? Ni Murati ati none se ko twari twabikoze akamwibagirwa. Ndatari kuzi ko ari byo wa. Ariko se ko wagira ngo ntakitwizera, tuzahera he? Ndati ibyo wibyitaho yewe ma, tuzaba umutega nk'uko twabuteze jinta. Ndati yewe ibaze rero tubumuteza akaba ari twe tubumwe, ugasanga ari twe tugiranye ibibazo nawe. Ni Murati ati byihorere, njyewe nzabyikorera, nzakorera uko tuzabigenza. Ndati okay, tuve aho ngaho twigarukire mu rugo kwa Layla. Layla aba yicaye akumva umuntu ukomanga, umuntu ari gusona ku gipangu. Ugase nindo ngenderera, yaba ari Lucas se? Lucas asigaye azatambwiye. Ntwari nawe sintekereza ko isi saha yabavuye ku ishuri, ko nta mushitsi nari nitezera. Arasohoka akajya gufungura, mu gufungura sanga ari umugabo we Dylan. Ndati mbega ni mwebwe. Hahera agafungura ndakinjira, nkamuha karibu nk'ibisanzwe. Kagatse wari umeze neza kuri Kayo, amakuru y'imyaka myinshi se? Ndati ni meza. Ahira ati mwari muri aho? Ndati yego twari turi aho. Aha nahese? Rero natinje mu rugo.
Rahira ati hey, ntacyo zana ibikapu nkwakira. Reka twari ibikapu mu cyumba. Dylan atangira kwibaza umugore ko narenze ko ashaririye akaba nta kintu n'iki na kimwe mbwiye. Aragaruka kamukorera umureti kamuzanira n'icyo kunywa akamuhereza akavuga ati se basi umeze neza nta kindi kibazo ufite? Ndati ya ameze neza nta kibazo mfite ndamahoro ndashima Imana. Rahira ati okay, welcome back home kandi feel free. Ndatekereza mu kanya rwose n'umuhungu wawe arabatashye kuko yagiye ku ishuri yabaye umusore. Dylan areba umugore we akavuga ati se Rahira wabaye iki ko mbona wahindutse? Ndabona wagira ngo ntukeneye no kumbaza ngo imyaka yose nari ndi he. Rahira tumva nkubwire mugabo mwiza, aho wari uri simitayeho, sinitaye mu byo wari urimo, icy'ingenzi ni uko utashye. None se nkubwire ngo sohoka ugende kandi uje iwawe? Nkubwire se ngo ntabwo nshaka kukubona mu maso yanjye kandi ndimo ndakubona? Mugabo mwiza nta kosa ritababarirwa. Wowe ubwawe niba ugarutse mu rugo rwawe ndinde kukubwira ngo genda, ndi umugore wawe. Nta hantu na hamwe twigeze dusenya gatanya. Ikindi namaze kubona ko urugo rwiza rutangwa n'Uwiteka n'umugabo mwiza n'Imana imutanga. Hari ibintu byinshi nagiye nigira kuri muramukazi wanjye Jinta. Jinta yanyigishije kwihangana, yanyigishije ko ibintu byose ubireka bikaba mu bushake bw'Imana. So yatumye menya ibintu byinshi, yatumye nsobanukirwa byinshi. Even now ndacyasobanukirwa. Yatumye menya ko ibintu byose ubireba nk'ibibambwe. So niba utashye mu rugo nk'umugabo wanjye ndakwakira kandi nta mujinya ntake. None se ndagukunda urabizi. Rero niba ugarutse iwawe ndinde wo kukubuza se. Dylan aratungurwa cyane, atungurwa n'imyitwarire y'umugore we ariko akagumana urwikekwe. Umugore akamubwira ati babe nakubabariye kera, ahubwo nahoraga nsenga Imana mvuga ngo izakungarurire. Umwana wanjye yahoraga ambwira kuri ikigwari nkabura icyo mubwira yihagararaho, ahubwo Imana ishimye ko utashye. Tuve kuri Rahira n'umugabo we. Twigarukire mu rugo kwa Lucas. Lucas yishimye harimo abwira umugore we ati ariko uzi ko bya bintu ari byo de? Yewe no se hari ikinini wanyweye? Ndati yewe nta n'umuti. Yewe habe n'uwo mugisha kananywe. Byose nabiretse. Nasenze nyine Imana niyo yabyikoreye. Ndati waretse tukajya kureba ko nta kibazo umwana yagize koko. Ndati byihorere. Iminsi iragenda ikicuma, amezi akihirika, inda ya Jinta ikagaragara. Umunsi umwe rero Lucas arimo kurosinga mu rugo, yiviriye mu kazi, harimo areba akana kariya, jya kubona akabona ni murataraje. Aza afite ibirahuri bibiri, byaje amahereza kimwe. Lucas akamubwira ati urakoze. Ariko iyo je ntabwo ndi buyimwe. Ndetse se kubera iki? Urumva utayishaka? Lucas ati njye nta juice nshaka kunywa. Ikindi ntabwo ari wowe ufite inshingano zo kumpa je.
uramaje nkande wowe nturi umugore wanjye, ikintu nahawe n'umugore wanjye ndarerahiye sinzigera nongera kukirya, sinzigera nongera no kugira ikintu n'iki na kimwe nkwa ntagihawe n'umugore wanjye. Ahubwo reka nkubaze, uri kuyihe ntego kutamvira mu rugo ngo ugende? Ndati ndagiye se kandi ndi umugore wawe. Lucas araseka, uri umugore wanjye? Aha, mu buhe buryo rero? Nasezeranye nawe ndetse ariko ndagutwitiye. Lucas araseka, urantwitiye? Nimurabona ntavuga ukagira ngo ndinjije. Urantwitiye? Ese ndutwite ma kitagaragara, iyo nda yahezeyo ni mwuka wera utwite utava hari amezi 9 narangira uzabyara. Na Mariya wabyaye Yesu maze inda yaragaragaye kandi yaratwite inda ya mwuka wera. Wowe inda yawe se ni gati kindi itagaragara? Iyo nda yawe itava hiri umugore wanjye yatwise nyuma yawe, none inda nimvutse agiye kubyara uracyari ahangaha ngo ufite iturufu yuko utwite inda yandese. Nimura ngabanyaho rwose ujye ungabanyaho imitwe. Uzi impamvu n'uyu munsi njye kwihoreye ukaba ukicaye muri uru rugo? Nuko wangiriye neza, wambaye hafi pe. Ibyo nibyo bituma nyikubashye. Naho iyo bitaza kuba wenda kuvuga ngo ndikubaha kubera ko wangiriye neza, wambaye hafi, igihe byari byanshobeye, wambereye imfurakazi, nakabaye narakwirukanye. Ntago wakabaye ukiri hano. Nakabaye rwose narakubwiye ngo sohoka. Ariko iyo ndebye udufuti twawe twa hato na hato dutuma numva nkuzinutswe tu. Ariko nabura wangiriye neza, ibyo byo nzajya mpora mbigushimira. Hakirimo avugana na Nimrat, telefone yirasona. Kureba kabona n'umugore wumuhamagaye. Mu kureba hejuru muri flow kabona umugore wari kumurembuza ariko atameze neza. Ahita agenda yiruka kazamuka kajya kureba umugore we Jenta, kamubaza ati be meze neza? Ndati be ntago meze neza, hamagara mama tujye kwa muganga. Ndati igihe cyaba kigeze ukaba ugiye kubyara? Ndati ariko wa mugabo tekereza ko amezi 9 ari umwaka wose, n'umwaka ari gusigaye wiruka. Njye nari mbizi ko iyi tariki ari wo munsi kuko niyo bampaye kwa muganga. Ahubwo nari nategereje ko wenda uza kuza nkabikubwira, ariko nabonye nyine watinze kuza, sinzi ibintu wari ugiyemo, none ndumva ndameze neza. Ukasati nizere kuri gukidenga ariko kano kanya ugiye kubyara? Ndati yewe ntago meze neza tugende. Akindi kintu Lucas akora ahera kagahamagara mama Kimi ari we Jenta ngo bahurire kwa muganga. Abandi bakibona bagiye haravuga ati uyu mugore agiye kubyara. Nimurata ati nibyo pe, akacu kashobotse, aratubyaranye twarabyanze. Ariko se amezi 9 ashize gutera? Siko koko yirutse koko barayabara bagasanga birahura. Undi ati yewe twiruhirije ubusa. Jenta agera kwa muganga, kubw'amahirwe agera yabyara, abyara umwana w'umukobwa. Akimara kumubyara Lucas aranezererwa, ibyishimo bikaba byose. Nta kindi kintu akora, arapfukama agashima Imana cyane ko umugore wababyaye umwana muzima. Jenta nawe aranezererwa kuko baba bafite ubwoba bavuga ko bashobora kuzabyara umwana utari muzima cyane ko yigeze kuvira ku nda.
umwana rero bamwita Ivy ariko bakamuha n'irya Kimi. Ibyishimo aba ari byose ku muryango wa Lucas ndetse na Jenta nyuma yo kwibaruka Ivy Kimi. Umukecuru aba yishimye bwa mbere abonye umwuzukuru, atangira kubaza umukwe we kabwa ati umwana wanjye harya mwamwise nde? Undi ati yitwa Ivy Kimi. Umukecuru mu byishimo byose bivanze n'amarira ararira agahobera umukwe we akavuga ati Imana impaye umwuzukuru. Ati uyu mwuzukuru arabanza akanikurikira. Ako kanya kwa muganga Robinson ahera akahagera, Bob akahagera, Raila nawe ahera akahagera. Mbese aba ari ibyishimo mu muryango. Ivy yakiranwa yombi, igikundiro kikaganza kuri we. Mama Lucas ndetse na Nimrat nabi nkuri bageraho ko Jenta yabyaye kandi akabyara neza. Ariko Mama Lucas ndetse na Nimrat ntago banezererwa inkuru nziza ibitashye kwa Lucas na Jenta. Inkuru yacu rero reka tuyisubikire ahangaha. Ese kuri iyi nshuro Ivy azabaho nangwa nawe bazamwambura ubuzima? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Reka tubiharire episode nangwa se parts zizakurikira. Hama ariko Nimrat ndetse na Mama Lucas ntabwo banezererwa ngo bishime, ahubwo batangira guhiga. Ese uyu mwana Ivy Kimi azababanaho? Ese ko kazabaho nangwa nawe bazamwambura ubuzima? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yacu naho tuyisubikiye. Inkuru yitwa Inzitane, naho njye nitwa Atete, ninjye yandika ndetse ni nanjye wibagezaho.